Yes rero ngira ngo mwabyumvise ko tuba twagiye mu makuru abari kugenda ari trendy ya makuru abari kugenda acara akabisa ngaye nguko rero uko byifashe mu karere ka Kayonza abayobozi bose bakoraga muri njyanama y'akarere baje kuba bahita birukanwa ngira ngo ahantu hamaze iminsi havugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye ngira ngo subwa mbere mu byumvise dore ko mu minsi ishize abaturage bari kurekarama bavuga ko inzara yenda kubahitana, inzara yenda kubahotora. Muri urwo rwego rero ubuyobozi bwiza dufite bureberera abaturage bwahise bukemura ikibazo izuba ritararenga, dore ko rero abayobozi harimo na meya ndetse n'abamugaragiye bose baje kuba mu by'ukuri bahita bamburwa inshingano byihuse kugira ngo ubuzima bw'abaturage cyangwa se batabare imbaga nyamwinshi. Uti byaje kuba bigenda gute rero? Ese aba bayobozi bazize iki kugira ngo birukanwe? Mu gihe wahisemo Day by Day News, iki nicyo gihe ngo usobanukirwe. Wowe kora subscribe kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro biba byubaka bijye bikugereraho 5 kwa 5. Ubundi mu by'ukuri ukomeze kugenda n'isi ya digitale muri kumwe 5 kwa 5. Ngaye nguko rero nkuko mumaze kubimenyera ubu ngubu twagiye reka tugende rero no mu karere ka Kayonza nkuko maze kubibabwira. Wari meya Nyemazi Jean yaje kuba mu by'ukuri ahitakurwa mu mirimo. Uyu Nyemazi Jean Bosco rero wari meya ariko mu by'ukuri inshingano akaba atazubahirizaga, dore ko nyine yakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Burya iyo watangiye kugenda utambikira urubanda rukagenda rubaho nabi, mu by'ukuri ubuzima nawe buba bwatangiye kukugora. Abaje kuba bakirukanwa rero harimo uyu Nyemazi Jean Bosco wari meya, hakaza Munganyi nka Hope waje kuba nawe ahita akurwa mu mirimo, hakaza Harerimana Jean Damascene warushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Aba bombi rero bahise bakurwa mu nzira, bahise bahagarikirwa inshingano zabo kubera nyine kutagendera ku mahame ya leta ndetse no kudakora mu by'ukuri inshingano zabo neza. Inama yabaye tariki 7 Ukuboza uyu mwaka nyine wa 2025 yabaye tariki 7 nyine nkuko muri kubibona. Iyi nama rero yaje kwita ifatirwamo imyanzuro ikomeye cyane, ifatirwamo imyanzuro iyo kweguza aba bayobozi, dore ko mu mazi iminsi mubona abantu benshi bari gutabaza abaturage, bari kugenda bihuse, abaturage bari guhunga bavuga ko bagiye gupagasa, mu by'ukuri bavuga ko bagiye gushaka imibereho, dore ko nyine hariya muri Kayonza ho ibintu byari byakomeje kugenda bigorana. Aba bayobozi rero nk'uyu Nyemazi Jean Bosco wari meya mu by'ukuri yatangiye kuyobora aka karere umwaka wa 2021, uri kumva yarahamaze igihe. Uyu Munganyi nka Hope yatangiye 2018 aza kongezwa manda, naho uyu Harerimana Jean Damascene watangiye umwaka wa 2016 ari ku mwaka wa 2021 nawe aza kongera kugirirwa icyizere, mu by'ukuri nyine aza kongerwa inshingano, ariko nyine byaje kuba byabananira, baje kuba batabashije kuba bakomeza gukora neza imirimo bahawe, nyine bikaza gutuma mu karere ka Kayonza ibintu bidogera. Ngira ngo muri utu duce Ndego ndetse na Mwiri murabizi ko inzara ho yari nyinshi cyane, inzara yari iteye ubwoba, inzara yari kabije mu by'ukuri rero, kandi aba bayobozi aribo babigizemo uruhare, dore ko batakaga inzara kandi mu by'ukuri ibiryo cyangwa ibyo kurya byaratanzwe, ariko nyine kwa gukorana nabi nyine by'iyi misi, kwa gukora nabi kwa kundi abayobozi baba tuzuza inshingano zabo kweri, bikaza kuba rero bigenda bibagendekera nabi, ahubwo bakikishije inzara abaturage, kandi ibyo kurya atari uko byabuze, ahubwo nyine mu kubitanga mu by'ukuri hatarimo truri cyangwa se hatarimo ukuri kabisa.
aba rero nabo bahise bakubitwa akanyafu mu by'ukuri nyine nk'uko muri kubibona, bahise bakubitwa akanyafu nabo bahita bamburwa inshingano. Ukuri kumva nimba umuyobozi atabasha kureberera intore z'igihugu cyangwa atabasha kureberera imbaga nyamwinshi y'abatuye u Rwanda kandi ari abanyagihugu, uri kumva ko mu by'ukuri ibyo bintu ni agahomamunwa. Tunashimira ubuyobozi ndetse na leta yacu mu by'ukuri itajya ireberera abayobozi bakora nabi nubwo baba bari mu nshingano. Mu by'ukuri leta y'u Rwanda mu by'ukuri turabashimiye kandi tunabasabiye umugisha, Imana ikomeze ibashoboze mu miyoborere yanyu kuko mukoresha ukuri ndetse n'ubwenge bwinshi, Imana ikomeze ibashyigikire. Tunakomeza kugenda dusabira mu by'ukuri abatuye utu turere, dore ko utu turere nyine nk'uko muri kubibona ubuzima buri kugenda nabi nyine bitewe n'inzara. Mu karere ka Kayonza rero murabizi ko harangwa n'izuba ryinshi, abantu rero bari barimo barekarama bavuga ko umusaruro wapi, ndetse no guhinga nyine abayobozi bagenda babigiramo uruhare ntibabone imbuto zo gutera, nyine bigatuma nyine inzara ikomeza kugenda ibica cyane. Ngahe nguko rero nk'uko maze kubimenyera, yari Day by Day News, kongera dusubire mu kanya, ndabakunda, hasta la vista kabisa.